ناجم سعيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. ishimwe, ikuzo, icyubahiro, ubutagatifu byose ni ibya Allah subhanahu wa ta'ala. Amahoro n'imigisha bisakare ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Naam, bavandimwe ba Islam, bakunzi ba Najim Said, twongeye guhura nanone mu kiganiro cyacu cya sira, amateka y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aho turi kwibukiranya, twigishanya kuri aya mateka akomeye, amateka ahambaye, amateka mu by'ukuri buri Muislamu wese ahava hose akagera asabwa kuyamenya kandi akayamenya uko ari, nta kurengera, nta no gushyiramo ibitarimo. Nkuko twatangiye turi kwifashisha igitabo Al-Aghsanu An-Nadiyya Sharhu Al-Khulasatu Al-Bahiyya, cyanditswe n'umumenyi Abu Asma Muhammad ibn Taha, ariko nanone kikakorerwa taqdim na fadilatu Sheikh Wahid Abdussalam Bali hafidhahullahu ta'ala. Ubushize rero twari twarebye byinshi bigiye bitandukanye, harimo ivuka ry'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'ibisekuru bye, ariko nanone tuza kureba iyonswa, uburyo yonkejwe sallallahu alayhi wa sallam. Uyu munsi rero ku bushobozi bwa Allah reka dukomeze, kubera ko nkuko tubizi ko aya ni amateka aganira ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kandi akaba muganiraho umwaka ku wundi. Wenda ntago byadukundira yuko wenda twavuga ibyagiye biba umwaka ku wundi, ariko ibyabashije kuboneka mu by'ukuri tuzagenda tubigarukaho mu rwego kugira ngo abantu babashe gukurikirana aya mateka nkaho wari uhari. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, amateka agaragaza yuko ari we muntu wenyine cyangwa ari muri bamwe bakeya mu by'ukuri amateka yanditse akandika akantu ku kandi, etape kuri etape, umwaka ku wundi. Ni umwihariko rero, nta wundi muntu mu by'ukuri umaze igihe nk'icy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amaze imyaka 1447 amateka ye akaba yanditswe muri ubu buryo umwaka ku wundi. Ni umwihariko rero w'idini yacu, ni umwihariko w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hano nyiri igitabo aravuga ati walamma balagha 4 sanawatin atahu malakan. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam imaze kugera imyaka 4, imaze kuzuza imyaka 4. Naam, Rasul sallallahu alayhi wa sallam akimara kugeza imyaka 4, atahu malakan, yaziwe n'abamarayika babiri. Fashaqqa sadrahu, abamarayika babiri bamuryamisha hasi, bamusatura igituza cye. Wa ghasala qalbahu, barangije bakuramo umutima we barawoza. Thumma aadahu, barangije bawusubizamo. Turabivana muri hadithi yakiriwe na al-Imam Muslim, حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل. كنو إيمان محمد صلى الله عليه وسلم يازوي نمو ملائكة جبريل عليه الصلاة والسلام وهو يلعب مع الغلمان. إتجين هو إيمان محمد صلى الله عليه وسلم يراري قتنا نابانا بجنزبه ngana w'imyaka 4 bakiri mutoya, bakiri muri ya myaka yo gukina, ya myaka atayisobanukirwa, mbese akiri umwana urerwa. Yari ari gukina rero, ari gukina hamwe n'abana bagenzi be,
فأخذه فصرعه ملائكة جبريل aramufata arangije amushyira hasi amuryamisha hasi fashaqqa an qalbihi fastakhraja alqalba amaje kumushyira hasi twavuze yuko twanabonye yuko bari babiri barangije bamushyira hasi basatura igituza cye urumva bakoresheje icyuma basatura igituza cye bakuramo umutima fastakhraja minhu alaqatan ngo muri uwo mutima bakuramo ikinyama faqal baranje baravuga ati hadhihi hadhu ash-shaytan minka avuga ati iki kinyama ni cya kinyama shaytan iblis akoresha mu buryo bwo gushuka no kuyobya kiremwa muntu bivuze yuko mu byukuri usibye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wagiriwe amahirwe n'umugisha wo gukurwamo iki kinyama ariko abandi bose baragifite akaba ariyo mpamvu akenshi na kenshi iblis shaytan turusha imbaraga rimwe na rimwe cyangwa katuyobya bitewe n'iki kinyama twebwe tugifite ariko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam we yagize umugisha wo kugikurwamo n'ikinyama cy'amarangamutima zangeso mbi ingeso z'ubugome ingeso z'urwango ingeso z'ishyari imico mibi itari myiza ibyo byose intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagize amahirwe mu byukuri malaika Jibril abimukuramo arangije ati mu byukuri iki kinyama ngo nicyo shaytan agenderaho mu buryo bwo gushuka kiremwa muntu baranje kumukuramo icyo kinyama thumma ghasalahu fi tastin min dhahabin bima'i zamzama thumma la'amahu baranje baramwoza ngo bamwoza mwibasi ikozwe mu zahabu iyo basi yari ivuye mu ijuru izanywe n'abamalayika ibasi ikozwe mu zahabu bima'in zamzama bakoresha amazi ya zamzam niyo bogesheje intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma la'amahu barangije baramudoda thumma a'adahu fi makani bafata wa mutima bawusubiza aho waruri barangije baradoda intumwa y'Imana sallallahu yongera amera neza qal wajaa al-ghimmam yas'auna ila ummi babana bari gukina hamwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuko babonaga icyo gikorwa nibiri gukorwa bagira ubwoba birukanka basanga nyina kugira ngo babashe kumutabariza yuko intumwa y'Imana sallallahu ihuye n'ikibazo yikubise hasi nuko bagenda bavuga ati faqalu inna muhammadan qad qutil ati mbyukuri ngo tubonye intumwa y'Imana tubonye Muhammad ngo yishwe yapfuye fastaqbaluhu wa huwa muntaqi'ul lawni icyo gihe rero ntago yari ari kumwe na mama we nkuko mubizi yuko muri iyi myaka yari ari kiri kurerwa na Halima as-Saadiya wa mudamu twabonye wabashije konsa intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Halima rero yaje yirukanka afite igihunga n'ubwoba bitewe n'ibyo abana bamubwiye yuko intumwa y'Imana yishwe ariko bahageze ngo byukuri ngo basanze ari muzima ariko mu byukuri ubona yuko yahindutse ibara ryahindutse bitewe n'ubwoba n'ibyari bimaze kumubaho qala Anas wakiri hadith rwe Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ravuga ati wa kuntu ara athara al-makhit fi sadrihi cyangwa athara al-mikhyat fi sadrihi Anas aravuga ati icyo gihe nabonaga intumwa y'Imana sallallahu ngo nkabona ku gituza cye ngo hari ibimenyetso by'umuntu umaze kudodwa ku gituza cye icyo gihe byari bikigaragara kuko nibwo abamalayika bari bamaze kudoda intumwa y'Imana sallallahu bamaze kumukuramo cya kinyama twaganiriye hano rero Halima Saadiya mu byukuri akimara kubona bino bintu urumva byaramukanze biranamutangaza cyane niyo mpamvu rero afata umwanzuro wo gufata intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamusubiza kwa nyina akamusubiza kwa mama we Amina
bintu Wahbin. Nuko rero intumwa y'Imana sallama icyo gihe nibwo yabashije kugera kwa mama we, abasha kubana na nyina guhera ku myaka hagati y'imyaka 4 n'imyaka 6. Amateka nanone aratubwira ati walamma balagha 6 sanawatin, ngakimara kugeza imyaka 6 Rasul sallallahu alayhi wasallam mama we yamujyanye gusura abajomba be. Ariko mu nzira mama we ari kugenda mu by'ukuri ntago byagenze neza, bari kugenda bava Makka berekeza Madina gusura abajomba b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nyina matat ummuhu bil abwa bayna Makkah wal Madina, ati mu by'ukuri ntago byagenze neza, nyina yaje kwitaba Imana igihe bari mu nzira berekeza i Madina, ahantu bita abwa bayna Makkah wal Madina. Qala ibn Ishaq aratubwira ati tufiyat Amina wa Rasulullah sallallahu alayhi ibn 6 sinin, ati nyina Amina mu by'ukuri yitabye Imana intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam afite imyaka 6, apfira ahantu bita abwa ni hagati ya Makkah na Madina. Kanat qad qadimat bihi ala akhwalihi min bani Adi, nguyu mama we yaramujyanye ku bajomba be bo mu bwoko bwa Banu Adi ibn Najar, agiye kugira ngo abashe kubasura. Famatat wa hiya raji'atun bihi ila Makkah, ngo mbyukuri mu gihe ari kugaruka, agarutse avuye kuri bajomba be asubiye iwabo i Makkah, aza kwitaba Imana. Ubwo urumva rero intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam hano ku myaka 6 mu by'ukuri noneho yari amaze kuba imfubyi ya nyayo, nkuko twabonye yuko ise papa we umubyara yapfuye mama we amutwite ataravuka, ise yitaba Imana. Nuko nyuma yaho aza kurerwa na nyina, nubwo na nyina tamureze bitewe yuko umuco w'Abarabu nkuko twabigaragaje yuko abana bajyaga kubonkesha mu byaro bitewe n'impamvu twagaragaje. Ubwo rero intumwa y'Imana sallallahu igihe yaravuye kwa Halima as-Saadiya, nyuma ya kiriya gikorwa cyamubayeho ku myaka 4, akabasha kubaho imyaka itagera kuri 2 na nyina nawe aza kwitaba Imana. Ni amateka rero mu by'ukuri ababaje, amateka atari meza, amateka mu by'ukuri uwayanyuzemo arayazi. Gupfusha umubyeyi papa wawe ukavuka utamuzi, no myaka 6 cyagiye umwana batangiye noneho guteta imbere ya nyina, kwishimira nyina, na nyina kitaba Imana. Mu by'ukuri ntago byari byoroshye ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ariko nta kundi ubuzima bwagombaga gukomeza. Icyo gihe rero umwanditsi w'igitabo aratubwira ati fakafalahu jadduhu Abdul Muttalib. Icyo gihe rero amaze gutakaza nyina, byabaye ngombwa yuko sekuru Abdul Muttalib ariwe ufata inshingano zo kurera intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. فكان رسول صلى الله عليه وسلم مع جده عبد المطلب بن هشام, ati Rasul sallallahu alayhi wasallam icyo gihe atangira kurerwa na sekuru Abdul Muttalib ibn Hisham. وكان هذا عبد المطلب يحبه كثيرا, uyu sekuru mbyukuri yakundaga uyu mwuzukuru we intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kubera ko ahari hose babaga bari kumwe nawe. Uyu musaza Abdul Muttalib mu by'ukuri yari umuntu wubahitse, nkuko twakunze kubigaragaza, yari yubahitse mu bantu be. Yajyaga afata n'umwanya akajya kwicara imbere ya Kaaba, na ahantu mu by'ukuri haticararwa n'uwo ari we wese usibye uyu musaza n'abana be, abana b'abahungu be ntago babashaga kwicara aho yabaga yicaye. Ariko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yajyaga akunda kuza aho sekuru yicaye, akahicara. Ba se wabo bakamubuza ati wikicara aho umusaza Abdul Muttalib yicara,
noneho Abdul Muttalib akababwira ati mundekere umwana, mundekere umwuzukuru, bitewe n'uburyo mu by'ukuri yajyaga amwishimira amukunda. Abdul Muttalib rero yaramureze, ariko nanone intumwa y'Imana sallama ibyago n'agahinda bikomeza kumugeraho nk'ibigeragezo biturutse kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akimara kugeza imyaka 8, walamma balagha 8 sanawatin, yuje imyaka 8 intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tufiya jadduhu Abdul Muttalib, nanone aza kugira ibyago byo gutakaza uyu sekuru wamukundaga Abdul Muttalib. Nakandi gahinda, nakandi kababaro mu by'ukuri intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahuye nabyo. Mu by'ukuri niyo mpamvu duhora twigisha abayisilamu yuko akababaro kose wagira, agahinda kose wagira, ubuzima bushaririye bubi bwose wanyuramo, ntago wahura n'ibyo intumwa y'Imana sallallahu yahuye nabyo, kuko amateka ye arihariye, n'amateka ashaririye, ubuzima bushaririye, ubuzima butari bwiza. Ariko ibi byose Allah subhanahu wa ta'ala yabikoraga mu rwego rwo kumutegura kugira ngo azabe indorerwamo ya kiremwa muntu, ku buryo buri umwe wese azamwibonamo. Ndabizi hari benshi bafite aya mateka atari meza yo gutakaza abantu babo, imiryango yabo ya hafi. Mujye mwibuka yuko n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nawe yanyuze muri ubu buzima, byibuza byabasha kubaha gutuza. Ubwo rero uyu sekuru Abdul Muttalib mbere yo kwitaba Imana, mu by'ukuri yicaje bamwe mu bana be. Yari afite abana benshi, base wabo b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu bavukanaga na papa we, barimo nka Hamza ibn Abdul Muttalib, harimo ba Abu Talib, harimo ba Abu Lahab. Abu Lahab uri uvugwa muri Qur'ani, nawe ni se wabo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu. Harimo ba Az-Zubair ibn Abdul Muttalib n'abandi mu bahungu b'uyu musaza. Mu by'ukuri bose yahisemo umwe, Abu Talib. N'impamvu yamuhisemo mu by'ukuri nuko uyu Abu Talib yari afitanye isano rikomeye n'intumwa y'Imana sallallahu, kubera ko we Abu Talib na papa we cyangwa umubyeyi w'intumwa y'Imana sallallahu Abdullah, bose bari basangiye mama na papa. Ubwo rero niyo mpamvu Abdul Muttalib yahisemo gusiga umurage yuko nitaba Imana, umwana wanjye cyangwa umwuzukuru wanjye azabashe kurerwa na Abu Talib. Walamma balagha 8 sanawatin, amaze kugeza intumwa y'Imana sallallahu amaze kugeza imyaka 8, tufiya jadduhu Abdul Muttalib, sekuru Abdul Muttalib yitabye Imana. Wakafalahu ammuhu Abu Talib, Abu Talib asigarana inshingano zo kurera no kwita ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. فلما بلغ رسول صلى الله عليه وسلم 8 سنين هلك عبد المطلب بن هشام، وذلك بعد عام الفيل ب8 سنين. byose byabaye nyuma ya cya gikorwa cy'umwaka w'inzovu, byabaye nyuma y'imyaka 8. فكان رسول صلى الله عليه وسلم بعد عبد المطلب مع عمه أبي طالب. icyo gihe Abu Talib bari ufata inshingano zo kurera intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. وكان عبد المطلب فيما يزعون يوصي به عمه أبا طالب. nkuko twabibonye mu by'ukuri byose byakozwe nk'umurage ukomeye wari wasizwe na sekuru yuko ningenda nitaba Imana, wowe Abu Talib ari wowe uzafata inshingano zo kurera umwuzukuru wanjye. kubera iki? wadhalika li anna Abdullahi aba Rasul sallam, kubera ko papa w'intumwa y'Imana Abdullah wa Aba Talib na Abu Talib akhawan li abi wa bose bahuje mama na papa. Mama wabo ummuhuma, ubwo ni nyirakuru w'intumwa y'Imana sallama ku ruhande rwa se, yitwaga Fatima bintu Amru ibn Aiz ibn Abdi ibn Amran ibn Makhzum. uyu ni nyirakuru w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatima bintu Amru
ibn Aiz ibn Abdi ibn Amran ibn Makhzumin, nyirakuru w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mu by'ukuri rero hano Abu Talib yaratangiye akazi katoroshye ko kurera intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mu by'ukuri uyu Abu Talib amateka tugaragariza yuko mu by'ukuri hamwe no kuba yari se wabo intumwa y'Imana sallam, ariko ubushobozi bwe bwari bukeya. Yari afite ubushobozi bukeya kandi nanone mu by'ukuri afite n'abana benshi. Yari afite abana benshi n'ubushobozi bwe mu by'ukuri ntago bwari ubushobozi bwinshi. Mwese murabizi urugo rurimo abana benshi, ariko ku babyeyi bakennye badafite ubushobozi, mu by'ukuri murabizi uburyo urwo rugo rubaho, ubuzima bugoye butoroshye, imirire, kwiga n'ibindi mu by'ukuri biba bitoroshye ku muryango ufite abana benshi. Ubwo rero intumwa y'Imana Muhammad sallama hamwe n'ako gahinda kose yanyuzemo ko gutakaza abantu be bibanze, mu by'ukuri nanone aza kurerwa n'uyu se wabo Abu Talib wari ufite hali itari nziza y'ubuzima, ari umukene. Ntabwo byari byoroshye rero intumwa y'Imana sallama itangira kubaho muri ubwo buzima butoroshye, ubuzima bwo kuba mu bandi bana mu by'ukuri benshi, rimwe na rimwe ibyo kurya bidahagije, bakarya wenda rimwe na rimwe ntibahage, kugeza aho yagejeje imyaka 10 Rasul sallallahu alayhi wa sallam atangira kujya gushakisha ubuzima. Babana tubona mu muhanda bagiye gushaka imibereho n'ubuzima bitewe na hali wenda itari nziza yo mu rugo. Ubwo rero intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku myaka ye 10 yatangiye kujya guhiga ubuzima no gushakisha ubuzima. Rasul sallallahu alayhi wa sallam nkuko bitubwira muri hadithi yuko mu by'ukuri byabaye ngombwa yuko atangira gukora akazi ko gushakisha udufaranga byibuze arebe yuko yafasha yashyigikira se wabo Abu Talib. ولما بلغ 12 أجيج imyaka 12 خرج به عمه أبو طالب, se wabo yaramufasha mufata ikiganza barasohoka bajya gushakisha imibereho ila Sham, bajyana Sham muri Yemen. Urumva umwana w'iyo myaka gukora ingendo nk'izo ngizo hari kure, kandi muri birabihe nta modoka zabagaho, nta moto. Urumva bakoraga urugendo rw'ibirenge, kandi rwari urugendo rw'ubucuruzi. Abarabu b'ikira gihe bafataga ibyo bari bafite mu mpu, itende n'ibindi byinshi bezaga bakabijyana Sham, Yemen, kugira ngo nabo babashe guhahayo cyangwa kurangurayo bimwe mu bintu bakabigarura i Makka kugira ngo babashe kubicuruza. Ubwo nibwo bucuruzi cyangwa nibwo buzima abarabu babagaho icyo gihe. Ubwo rero uyu se wabo Abu Talib icyo gihe barajyanye, ariko falamma balagu Basra, ageze mu nzira hano bita Basra, ra'ahu Buhayra ar-Rahib, hari umwe mu bamenyi b'abayahudi basomye Taurati, yaramubonye. Amaze kumubona fatahaqqaqa fihi sifatu an-nubuwa, ati mbyukuri amubonaho ibimenyetso byuko uyu mwana ashobora kuzaba intumwa. Akimara kubona ibyo bimenyetso, fa amara ammahu biraddihi, ategeka se wabo Abu Talib yuko uyu mwana bitewe n'uburyo namubonye n'ibyo namubonyeho, ati mbyukuri musubizeyo, kubera ko numugeza iwacu, numugeza mu bayahudi bagenzi banjye, bitewe nuko we bamuzi bamwize mu bitabo byabo bya Taurati na Injil, kandi mbyukuri batifuza undi wari we wese kuba yaba intumwa atabaturutsemo, ati musubizeyo, kubera ko nutabikora gutyo ukamugezayo bashobora kumugirira nabi bakamwica. Icyo gihe rero Abu Talib yaramwumviye, bagarukira mu nzira ntibabasha kugera aho bari bagiye. Rasul sallallahu alaihi wasallam
yakomeje ubuzima butoroshye. Muri ubwo buzima harimo no kuba yarakoze akazi ko kuragira ihene n'intama, aziragirira abakire bo mu mujyi wa Makka, nk'uko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ivuga muri hadithi yuko ngo nta ntumwa iyo ari yo yose Allah subhanahu wa ta'ala yohereza usibye yuko abanza kuyiha akazi ko kuragira ihene n'intama. Abamenyi rero mu gusesengura cyangwa mu kugaragaza impamvu nyamukuru yuko Allah subhanahu wa ta'ala impamvu abasha kuba buri ntumwa zose zatambutse yuko abasha kuba yaziha cyangwa yazinyuza muri aka kazi ko kuragira ihene n'intama, bagaragaza yuko hari impamvu zigera muri 3 zikomeye. Impamvu ya mbere nuko mu by'ukuri kuragira ni nko kuyobora. Buryo umushumba aba ari umuyobozi, na impamvu nk'abakristo bumva ngo pasiteri ngo ni umushumba. Umushumba aba ari umuyobozi kubera ko abafite ibiremwa imbere ye agomba kwitaho, agomba kurebera, agomba no kureba niba koko niba ari izo hene zabashe kurisha zigahaga, zikanywa zigahaga. Iyo ni impamvu ya mbere, aba ari umuyobozi. Icya kabiri nuko umushumba aba agomba kuba ari umuntu ufite impuhwe, akamenya ngo ihene runaka yariye ntiyariye, intama runaka yariye ntiyariye, yanyweye ntiyanyweye, yarishije ntiyarishije, akamenya igihe cyo kuzishora kugira ngo zibashe kunywa amazi, akamenya muri izo hene cyangwa muri izo ntama niyihe ifite ikibazo, nihe yavunitse, nihe yabyaye. Ibyo byose rero ni inshingano z'umushumba. Mu by'ukuri uyu mushumba uba ugomba kuba afite impuhwe n'imbabazi agomba kugirira ayo matungo aragiye. Ubwo rero intumwa y'Imana sallama nawe yanyuze muri izo nshingano, ariko byose Allah subhanahu wa ta'ala yabimukoreraga mu rwego rwo kumutegura yuko ibi byose by'ukuri hazagira igihe ubashe kuba wanyura muri izi nshingano zikomeye kandi ziremereye. Ubwo rero Rasul sallallahu alaihi wasallam yakomeje gukora kano kazi ko kubasha kuragira ihene no kujya mu zindi nshingano zigiye zitandukanye, byibuza abashe kuba yabona udufaranga two gufasha se wabo, byibuza kugira ngo arebe yuko hari icyo yabasha kugeraho. Ibyo byose abikora muri iyo myaka kugeza agejeje imyaka 18. Hagati y'imyaka 18 na 20 nibwo rero hari umugabo cyangwa umusore witwa Maisara. Uyu nguyu yari umukozi wa Khadija bintu Khuwailid, yamufashaga mu bucuruzi bwe, yamufashaga muri byinshi. Uyu Maisara rero mu by'ukuri yabashaga gufasha Khadija mu buryo bwo gushaka abantu cyangwa abasore bari tayari, bafite ubunyangamugayo, bafite ukuri, yabasha kuba batuma bakajyana na Maisara mu rugendo rw'ubucuruzi, kubera ko Khadija yari umukire ufite amafaranga ye. Icyo gihe yafataga amafaranga ye agashaka bamwe mu basore cyangwa bamwe mu bagabo, akabatuma n'uyu mwizerwa we Maisara, akabohereza mu bucuruzi bakajya kurangura, bakagenda bakamugurishiriza ibyo bamugurishiriza, hakagira n'ibyo bagarukana kugira ngo babigurishe mu mujyi wa Makka. Ubwo rero Rasul sallallahu alaihi wasallam akimara kugeza iyi myaka hagati ya 18 na 20, Maisara mu by'ukuri nawe yaramuziye, kandi icyo gihe intumwa y'Imana sallama yaratangiye kumenyekana nk'umusore, nk'umugabo mu by'ukuri w'umunyakuri, w'inyangamugayo, witwararika. Ari nabyo byatumye yuko uyu Maisara nawe amubenguka kugira ngo abashe gukorana nawe muri aka kazi k'ubucuruzi bwo kujya Sham bakagaruka Makka. Icyo gihe rero intumwa y'Imana sallam yatangiye gukora izi nshingano, yizerwa na Khadija, batangira gukorana ubucuruzi. Mu by'ukuri Maisara avuga yuko mu by'ukuri igihe batangiye gukorana n'intumwa y'Imana sallama, ati mu by'ukuri ubucuruzi bwabashije kunguka no kubona inyungu nyinshi bitandukanye, wenda n'abandi yagendaga ajyana nabo
Maisara uko bavuye gucuruza akaza akaganiriza Khadija radiyallahu ta'ala anha, amuganiriza ukuri n'ubunyangamugayo bw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kugeza igihe Khadija mu by'ukuri yishimiye akanakunda uyu musore, kugeza igihe mu by'ukuri bagiye no kubana. Inshallah mu kiganiro cyacu cy'ubutaha tuzaza tuganira noneho ku nkuru y'uburyo Rasul sallallahu alayhi wa sallam akimara kugeza imyaka 25 mu by'ukuri Khadija akimara kumwishimira no kubona ubunyangamugayo bwe n'ukuri kwe mu bucuruzi n'ukuri kwe mu mibanire n'abantu by'ukuri yamwishimiye, agafata umwanzuro yuko babana. Inshallah rero mu kiganiro cy'ubutaha tuzaza kureba uburyo intumwa y'Imana sallama yabanye na Khadija, ari naho tuzanarebera n'abana babyaranye, tubaganireho mu nshamake twitegura kugeza ku myaka 40 intumwa y'Imana sallama ihabwa ubutumwa, ari naho amateka y'ingenzi atangirira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Dusabe Allah rero adushoboze kandi abashe kuba yatugirira imbabazi n'impuhwe, twige kandi dusobanukirwe aya mateka y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.